byarangiye nawe wenda ubigendeyemo gusa ni ikibazo cyavuzweho kandi ngo nta nkuru ivugirwa ubusa imusozi. Hari amakipe agura abasifuzi bati bamwishyura hanyuma bamara kumwishyura agakora ibyo ashaka. Ibihe byiza nshuti bakunzi mudasiba gukurikirana ikiganiro sesenguramakuru hano ku Iteka Rwanda. Turabasuhuje ndetse tunabahaye ikaze muri iki kiganiro cy'umunsi wa none. Uyu munsi wa none turaza kuganira ku kiganiro kigaruka ku nama n'ibiganiro byabaye uyu munsi wa none kuri hoteli y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Hari habereye amahugurwa y'abasifuzi bakiri bato batanga icyizere kuva muri iyi minsi ya none, bakagaragaza neza ko mu gihe kiri imbere bazaba ari abasifuzi bakomeye ndetse b'abanyamwuga. Ngira ngo baganirijwe cyane cyane ku makosa ndetse n'imyitwarire idahwitse ikunze kuranga abasifuzi, by'umwihariko mu gukora akazi kabo. Ngira ngo mu minsi yashize mwagiye mubyumva hirya no hino mu itangazamakuru, hari bamwe mu basifuzi bakemangwa ndetse imyitwarire yabo bigaragara ko idafututse kandi itayigeze yishimirwa n'abantu batari bake. Uyu munsi wa none rero ni abasifuzi bari kwigishwa, bari guhabwa ubujyanama, bari guhabwa amahugurwa yo kuba abanyamwuga, bakaba abasifuzi banini ndetse bagakora akazi kabo neza. Ni ibintu kandi ngira ngo byanagiweho inama n'abandi batandukanye. Ngira ngo harimo ibitekerezo, harimo abayobozi batanga ibitekerezo bababwira bati mugomba kuba abanyamwuga, mukaba inyangamugayo. Iyo uri gukiza abavandimwe urararama, kuko buriya amakipe abiri makuru ahanganye uba ugomba gukora ibintu biri fair cyangwa se biri ku murongo. Bahuguwe rero, ngira ngo mu minsi yashize icyo cy'abasifuzi cyari kirimo kuko urumva igihe habaga wenda amarushanwa akomakomeye mu Rwanda, hagiye havugamo akantu ka ruswa ndetse no kubagama ku basifuzi. Ngira ngo byanageze no mu nzego z'igihugu, by'umwihariko mu nzego z'ubutabera, gusa byarangiye nawe wenda ubigendeyemo gusa ni ikibazo cyavuzweho kandi ngo nta nkuru ivugirwa ubusa imusozi. Ni ikibazo gihangayikishije uyu munsi wa none kuko byavuzwe cyane ko hari amakipe agura abasifuzi bati bamwishyura hanyuma bamara kumwishyura agakora ibyo ashaka, akagena umukino kurangira. Gusa ni ibintu bitarimo ubunyamwuga na buke, kuko ni ibintu biteza impagarara, bigateza umwiryane mu bantu, bigateza impaka. Umusifuzi ubwe amafaranga aba yanafashe atari na menshi, bikarangira ari amafaranga wavuga ko adasengeye cyangwa se ari amafaranga atanyuze mu mucyo. Rero bimwe mu biganiro baganirijwe ni uko abasifuzi bagomba kuba abanyamwuga, bakaba abaporofesiyoneri, bagakora ibintu byabo neza kandi bakigaragaza muri rusange, bakabikora neza. Rero umusaruro uvuye muri ibi biganiro ni uko abasifuzi twiteze cyangwa se turi guteganya mu gihe kiri imbere ni uko baba ari abasifuzi beza b'abanyamwuga, bakora ibintu byabo neza, batarya ruswa kandi batabogama. Nicyo rero twifuza, kandi ibyo biramutse bigezweho umupira nyarwanda by'umwihariko w'amaguru wagenda neza, twagira umupira mwiza, yewe tukajya no kurana mpuzamahanga. Ni ibintu rero twifuza muri rusange. Nshuti bakunze rero mudasaba kubana natwe, dukoze ikiganiro kigufi, reka tubasezereye hanyuma tubabwire ngo isesenguramakuru hano ku Iteka Rwanda nakagaruka. Icyo usabwa ni ukubana natwe, ukaduha amatwi yacu, ukumva ubusesenguzi bwiza, ukakomeza ukabana natwe. Ngeni Therese Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibishimire, ibyo mukora byose ikomeze ibane namwe. Ciao ciao.